muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane nawe ntandi muri rero muri kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ibyiza byabo kandi bakiri mu bantu mujye mubana natwe namwe muvuge ibyiza ukunda bimubwire ukunda bimwereke mukorera ibikorwa byiza bituma abona kumukunda urukundo ntago baruvuga ni byiza kubwira umuntu ndagukunda ukamwandika amagambo meza kuri post ariko gira geste ukora imukora ku mutima ubwire ngo ndagukunda mu rukundo muhe ibyiza azajya ahora yibuka ngo uyu muntu arankunda nibyo dukora rero muraduhamagara mukadutuma tukajya gutungura abantu tukababwira ibyiza byabo twababwiye ko dusigaye dufite studio ifotora ikora mu bukwe ibirori byose muraduhamagara tukabakorera ibirori by'ubukwe mubwire studio ni byikora nibo Mubwire TV Mubwire studio Mubwire TV byose ni ibyanyu kugira ngo murusheho kugira ubuzima bwiza bwishimye kandi tubaha service nziza dukorera Kimironko hafi y'isoko cyangwa hafi ya gare duteganye na MTN turi hejuru ya Sako nimero yacu ni 0795 111 rimwe n'inshuro enye gatandatu inshuro ebyiri waduhamagara ushaka amafoto meza ushaka kutubwira ngo ushaka gufotoza umwana afite anniversaire mufite ibirori mu rugo mpamagara tuvugane tuze tubakorere ku giciro cyiza hanyuma rero murabizi ko umutayeri wa mbere umwizerwa w'inyangamugayo ari Grace mu mpamagare kuri 0788 55 Nunu imyenda myiza ya Caguwa kuri 0788 Fabi ku modoka nziza za hybrid kuri 0788 abo bose mubahamagare barabafasha babahe amaserivise meza hanyuma rero uyu munsi naje kubabwira ibintu amakosa dukunda gukora kandi bamwe twakora wumva ari ibintu bisanzwe wumva ari ibintu biraho wumva ibintu biri ngombwa ugasanga abantu bamwe ntibasobanukiwe ko bari gukora amakosa ibyo bintu usanga abantu benshi tukabikora ariko ntitubyiteho ntunamenye ko uri gukora ikosa ugasanga uri kumwe n'abantu wifashe urayuye ndabivuze cyakwayo urayuye ntiwibutse no kugira gutya ngo ufate gutya kuguru nagutya urayuye abantu bose abanye mu kanwa kawe ikindi urinanuye mu bantu wenda buri mu nama wenda uri muri eglise urarambaraye ukoze ibiki ikindi ugasanga abantu bari kumwe n'abantu urumva ko ugiye guhumeka mvuga murakumva naho wagurutse gusohoke ujya ku ruhande uhumeke nurangiza ugaruke ukora ibyo wumvisha gukora ubikoreye mu bantu cyangwa se uri no mu rugo rwawe uri kumwe n'abana batoya bakiri kwiga bakikwigiraho bakikureberaho urifashe urahumetse ejo umwana niba ari umushyitsi nawe azicara mu nage ngo niba mubaza ati ndi bikora ati sese ko mama abikora ntabwo ari byiza nimba uri kumwe n'abantu haguruka ugende ujye ku ruhande uhumeke cyangwa wayure cyangwa winanure ugaruke mu bantu ikindi ugasanga muri ku meza mufite abashyitsi uri kubara inkuru uri gutera story uravugana ibiryo mu kanwa kuvugana ibiryo mu kanwa ntabwo ari ikinyabupfura ntabwo ari uburere ushobora gusanga twese tubikora cyangwa ntarimo n'ababikora ariko batari babizi ko ari ibintu bibi ndetse bibangamira uwo muri kumwe kuvugana ibiryo mu kanwa ntabwo ari byiza ikindi kintu nimba muri ku meza turi kwarura umuceri amafiriti amakaroni ibijumba ibishyimbo wowe wicaye ku ruhande ukeneye ibijumba ngiye biri imbere yanjye ufata ukuboko wambaye amashati mwere cyangwa wambaye n'amabaze urengeje amaboko abantu uri gukurura iyo soro iri kure yawe usanze amashati akoze mu byo kurya ibikoma cyangwa ibiki inzara biri kujya mu biryo by'abandi ntabwo ari byiza ahubwo saba neza uwo byegera umubwire ngo nimusoza nanjye mume ko iyo sorori nanjye nimunyegereze iyo sorori apana ukurura wenda ukamenya ibiryo by'abandi cyangwa ukanabikoramo ibyo bintu ntabwo ari byiza ikindi kurya ibintu bishyushye cyangwa kunywa ibintu bishyushye muri kumwe n'abantu uri mu bashyitsi cyangwa se uri iwawe abantu bagusuye niyo waba uri iwawe
si ngombwa kurya ibiryo bishyushye wikurya noneho bajya bavuga ngo intoryi n'ibyo zose twita urariye biragutwitse biguciyeho isubicira abantu bari ku meza ibyo bintu abantu bamwe na bamwe bakunda gukora iryo kosa kandi si meza ibi bintu rwose biri mu bintu bitesha abantu agaciro kurya ibiryo bishyushye ntugire urarya uhorombya urarya uhozahoza urarya nyine wataye umutwe ukora ibiryo bishyushye mu maso haje amarira mu maso reka ibiryo bihore bapoze ibiryo birahari cyangwa niba bitanahari ibyo wagenewe ni ibyo nubimara urekere noneho ikindi kosa ugasanga uri gukora icyayi cyangwa uri gukora ji akayiko uri gukoresha ukorogesha isukari uragafashe ugashyira ururimi isukari yakoze ikindi ufite akayiko uri gukorogesha mu isukari ugafashe ugasubije muri sikiriyeri ni akayiko kamwozanye gira akayiko gakora mu isukari kari muri sikiriyeri ugire n'akandi kayiko kari gukora mu itasi yawe kandi ikindi nimba uri kumujyanye ufateho usome wumve isukari yakoze nimba itakoze ongeramo indi ukoroge upana kunywesha akayiko noneho ako kayiko uze kukazungurukisha abandi hari indwara nyinshi zandurira muri ibyo buryo guhererekanya iri kosa turyirinde iri kosa nimba urikora urikosore ikindi nimba ufite kirida umaze kurya inyama cyangwa hari ibindi byo kurya ugiye bibaye ngombwa ko ujya kwikuramo inyama mu menyo cyangwa ibindi biryo byagufasha mu menyo nkaho wagize gute wakwikuyemo buhoro ngo nabumva umunwa gutya hari ukuntu umuntu afata kirida ukagira gutya ukajya wikuramo noneho wowe urasamye igihugu cyose kirajya ku kanwa kawe abantu bose muri kumwe umva nimba ari n'abakiri kurya hari igihe rwose abantu badakomeza kurya bitewe n'abo ari bo bitewe n'aho uri utu tuntu rero ni utuntu dutoya ariko ushobora gukora tugatesha agaciro ni utuntu dutoya ushobora gukora ariko tukakwambura icyubahiro ni utuntu dutoya ushobora gukora abantu bakakwibazaho ni utuntu dutoya ushobora gukora utwita dutoya abantu baturiya nuko twari tuzi ko ari umusirimu atari ku rutoryi uramutwitse pe uriya muceri wari umuhitanye ntabwo ari byiza rwose nta n'ikinyabupfura kirimo twirinde amakosa namwe cyane cyane ku meza kuvuga ibiryo urya nimba abantu batangiye kurya nimba urye nimba ushaka kuganira ubwo uretse kuvugana ibyo kurya numara kurya uze kongera kubavugisha nibyo byiza nibyo bituma abantu babona ko uri umuntu warezwe ndetse uri umuntu ufite agaciro rero mubane natwe mukomeze mukunda ibiganiro byacu mukora subscribe mukora share mukora like mukora comment bizaba byiza bizarushaho kutuzamura ndetse bizarushaho gutuma hari ahantu tugera turabakunda amahoro y'Imana bane namwe